muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi amahoro y'Imana abane namwe wakwibaza ngo nihe turi ni kuri Mubwire TV nta kindi tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari umugisha tubwira abantu ko tubashimira tubwira abantu ko ari ingenzi mu buzima bwacu iyo mubonye indabo mukabona impano mukabona umuhanzi muba mubizi ko nta bindi tugiye gukora tugiye muri surprise uyu munsi rero tugiye gutungura umubyeyi abantu benshi bakunda abantu benshi badusabye muri comment ukina filme akabikora neza abikunze witwa Mama Nick mubane natwe mugumane natwe murebe ukuntu surprise iri bugende turabakunda Mama Nick uraho neza umeze neza hobi uyu munsi rero twabibabwiye ko twagiye gusura Mama Nick twebwe twitwa Mubwire TV nta kindi tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko tubashimira tubwira abantu ko ari ingenzi mu buzima bwacu twararebye turavuga ngo ntago tuzajya tubwira abantu ko tubakunda ku munsi wabo wa nyuma cyangwa ngo tubabwire ngo abantu bakoze ibintu byiza dukunda bidufasha nabwo ku munsi wabo wa nyuma turavuga ngo twebwe icyo tugiye kujya dukora tugerageze tugere ku bantu tubabwire ko tubakunda kandi tubabwire ko tubashimira ni muri urwo rwego rero abakunzi banyu ndetse natwe turabakunda muri comment baratwandikiye Mama Nick ko mutamugeraho turashima Imana icyambere ko Imana yadushoboje kugera kuri Mama Nick twaba twamubonye ni umubyeyi mwiza uko tumubona kuri kamera niko asa ngewe nsanzwe ngukunda ngukurikirana mu mafilme yawe twaje kukwifuriza umwaka mushya muhire twaje kukubwira ko tugukunda ko tugukunda cyane kandi Mama Nick twaje no kubwira ko tugushimira uri umubyeyi mwiza usapotinga impano kandi zikiri ntoya ntago abantu bagusanga ngo ubange ngo batererane ahubwo urabafasha ugashaka ko ubumenyi ufite n'impano ikurimo uyishyira mu bana batoya ibyo ni ibintu tugushimira cyane cyane kubera ko abantu benshi bamaze kubaka izina nk'iryawe bamaze kugera aho ugeze ntago baba bashaka abantu batoya bakiri munsi yabo ahubwo baba bishakira inzego ziri hejuru rero turagushimira cyane kubikora neza kandi pe ngiye amafilme yose ngenda nkurikirana hari niyawe inshyashya ubundi kureba impano yose ugiye gukina cyangwa role yose ugiye gukina wisanisha nayo ibyo rero turabigukundira turabigushimira uyu munsi rero ni mpamvu twaje kukureba ngo tukubwire ngo turagukunda tukubwire ko uri umuntu udasanzwe tukubwire ko uri n'umuntu w'ingenzi muri societe yacu nyarwanda nibyo byatuzanye nibyo twagendereye uyu munsi kuri Imana iguha umugisha babwire rero arababwira ati nyamuneka babwire urukundo ni ruganze ino si turiho ntago nayita isi ndende buri muntu afite igihe cye kitari kinini ariko kitari na gito kuko Imana nigena igito cyangwa ikinini ariko mbwira bagenzi banjye cyangwa mbwira abadukurikiranye nyamuneka twirememo abantu b'umumaro twe kwiremamo abantu b'abapfapfa twirememo abantu bakunda ejo hazaza h'igihugu ejo hazaza h'igihugu ni abana tubyara n'abo buzukuru ese bazakurira mu muriro twakije cyangwa bazakurira ahantu twaharuye heza bagende heza kuko twaraharuye rero tube abantu b'umumaro duharurire abadukurikiye simvuga abadukurikiye ariko no kuri kamera duharurire abadukurikiye duharurire n'abazaza ngo bagwe mu kirenge bagwe mu ntege zacu ejo urakora iki haranira ko wagira uwusunika akagera mu kirenge cyawe akagera mu ntege zawe Imana rero ibaha umugisha Mama Nick arakoze reka ndebe umuntu twazanye nawe azamusuhuze uri mwiza usa n'umucyo iyo twibutse ko tugufite turamwenyura uri mwiza usa n'umucyo iyo twibutse ko tugufite turamwenyura uri mwiza turagukunda ntacabihindura turagukunda
ye turagahora twicura tukubona mu bantu bacu turagukunda nacabihindura ye turagukunda tuhora ubyibukaye nk'abanyarwanda turagahora twicura tukubona mu byishimo byacu uyu munsi uryame wiyorose nuroturote neza umutima nutuze nukorora kunzwe turagukunda Imana ibantera umugisha sinabona kuvuga gusa uko mwateguye ni byiza ntawe utabishima kuko kubwira umuntu ko umukunda akiriho akabimenya ni iby'agaciro nawe ubwawe urabohoka ku mutima wawe ukumva ko ubwo umubwiye ko umukunda yihumeka ni iby'agaciro murakoze Imana ibampera umugisha Murakoze cyane mwana wa nawe nkeneye kuguhobera hobe hobe gira umugore n'abana ntabwo njya nkunda kubwira abantu Yezu akuzwe oya nkubwira ibyo uzahita ubona igira umugore n'abana ubundi nicyo cyo kinyarwanda cyacu nicyo twasanganye ba mama ba data ba sogokuru ba sogokuruza yarakuramutsaga akakwifuriza umugisha wo gushaka akakwifuriza umugisha wo kubyara kandi kubyara bana umwana wa niba utari wabyara uzayibona biraryoha Mama Nike arakoze cyane Mama ni uyu munsi rero twakuzaniye indabo twebwe kuri Mubwire TV dutanga indabo twaravuze ngo indabo ni ikimenyetso cyiza cy'urukundo indabo zerekana ko ugomba gusa neza ujye uhora usa neza nk'uko tukubona uhora usa neza kandi n'ubu twasanze usa neza ururabo mpaka mvuye mu mwuka w'abazima nkitahira iwacu wa twese nzahora rundi ururabo kuri buri mwe wese ntago ntoranya mu buzima bwanjye ntago njyo ntoranya ngo uyu ni mugufi cyangwa uyu ni muremure cyangwa uyu ni mubi cyangwa uyu ni mwiza abantu bose bambera beza kandi bakambera abantu Wow, Mama Nike arakoze cyane niyo mpamvu twamuzaniye indabo kuko ntatoranya abantu bose bamusanze mwumvishe ko twanabivuze cyane cyane impano zikizamuka Mama Nike arazisapotinga kandi ikindi Mama ni uri mu bantu bakunzwe twebwe ntago tureba ngo twibande ngo muri iki gice runaka ngo tuvuge ngo twibanda mu gice cya gospel twibanda ahantu hose umuntu yabaye uw'ingenzi ndetse akaba umuntu w'umumaro rero tureba ko nawe uduha ibyishimo iyo tukubonye mu mafilme iyo twicaye tuyakurikirana turavuga ngo uyu mubyeyi ni umubyeyi mwiza ni umubyeyi dukunda rero twavuze ngo nka Mubwire TV turi gusoza umwaka reka twegere Mama Nike tumubwire ko tumukunda kandi tumwifuriza umwaka mushya muhire tuze kubwira ko uzagira umwaka mushya muhire murakoze cyane Imana izampe kuwugendamo uyu mwaka ni ukuri izi mbago ngenderaho zirekure ariko naho ngeze ndashima Imana uko byari bimeze mbere aha nabonaga biteye ubwoba ariko Imana yanyeretse ko ikiri mu ruhande rwanjye murakoze rero kuri Mubwire TV oya mubwire ko umukunda ukiriho sha ariko abantu bagiye babwira abandi ko babakunda bakiriho nuhura n'umugabo mubwira uti ndagukunda nashaka bifata uko ashaka cyangwa undi muntu abifata uko ashaka ariko bimubwire bwira umugore mugenzi wawe uti ndagukunda bwira umwana uti ndagukunda umva ndabwira n'abadukurikiranye mwese hobe umwaka mushya muhire kandi abakunda cyane
Mama Nike natwe turamukunda kandi turamushimira, turamubwira ko ari umuntu udasanzwe. Hanyuma rero Mubwire TV ntago twakuzaniye indabo gusa. Ubusanzwe twebwe abantu baradutuma, twebwe twaraje kugira ngo twabonye ko urukundo Mama ni ntago urukundo baruvuga, urukundo bararutanga. Ntago rero kubwira umuntu ngo ndagukunda, ahubwo twamenye ko umwereka igikorwa cyerekana ko umukunda. Ubusanzwe rero abantu benshi baraduhamagara bakadutuma ku miryango yabo, bakadutuma ku nshuti zabo, cyangwa se bakanatubwira ati mutubwirire abo bantu dukunda bari muri ibi byiciro ibi nibi. Natwe rero nka Mubwire TV natwe tugenda tureba twavuga ngo aba bantu batubereye umugisha, batubereye abantu b'ingenzi, batubereye abantu badasanzwe, reka tubagereho tubashimire. Mubwire TV rero nubwo twakuzaniye indabo, twakuzaniye n'impano. Twakuzaniye impano kugira ngo ni urwibutso uzajya ureba uvuga uti hari abana bankunda kandi babona ibintu nkora bakabona ko mbikora neza. Ibyo ukora rwose ubikora neza kandi ngiye ikintu gukundira. Baguha role y'umukecuru uri mu cyaro, uragenda ukahita umukecuru wo mu cyaro rwose ukisanisha na. Erega buriya iyo baguhaye role yo kuba umukecuru wo mu cyaro utuje witorera udushyimbo twe, ugomba kubikora kuko bahisemo wowe kandi bahitamo iyo role ko ari iyawe, ugomba kuyikora. Umukecuru wicaye aho uri gusaba ngo nta gitoki kiri mu murima. Ese bya bijumba byareze, ya myumbati yareze. Mwana wagenda undebere Mama Nike ahantu hose, nimba ari umukecuru mwiza ufite abana bari mu mahanga, wenjoying ubuzima bw'i Kigali, hose arahakina kandi ahakine neza, tubone neza yisanishije n'umwanya bamushyizemo. Ibyo bintu rero ni ubutwari ndetse turabigushimira. Numva ubikora neza. Murakoze cyane. Yego twebwe rero twaravuze rwose ntago tuzabwira abantu ku munsi wabo wa nyuma, cyangwa natwe ngo tujyane umwenda ntituzigiye n'umunsi. Nk'ururabo bampaye mururebe rwose bantu mudukurikiye. Barurebe. Ururabo mururebe ni urw'agaciro kuri jye kuko ururabo rusobanuye byinshi. Namwe ndarubatuye bantu mudukurikiye. Namwe Mama Nike abahaye indabo. Mama Nike twakuzaniye rero ni impano nziza izajya igufasha mu buzima bwa buri munsi. Uzajya ureba ukavuga ngo abana barankunda kandi abana baranshimira. Mama Nike turamukunda cyane cyane. Mama Nike twaje kubwira ngo 2025 uzarusheho kwaguka, uzarusheho guhirwa, uzarusheho gutera imbere mu buryo bw'umwuka bwa roho ndetse no mu buryo bw'ibifatika. Uzabone n'akazi kenshi, imigisha Nyagasani izakuzeho. Ahubwo ikintu cya mbere nsaba Imana amahoro. Burya amahoro asakaye mu Rwanda nanjye abayangezeho kuko ndi mu Rwanda. Ikindi nkayisaba amahoro, nkanavurwa nkakira, usibye ko abaganga ntacyo batakoze. Ni ya magufwa y'umuntu ukuze nyine bitinda wenda gukomera kugira, ariko naravuwe bihagije. Ubwo rero icyo nicyo nsaba Imana cya mbere. Iyo umuntu afite amahoro n'amagara mazima abasha gutembera, akaba yazi iwawe kwa Mubwire TV, nuko tukaganira ijambo ritwubaka nkataha. Imana izabikora. Imana niyo kwizerwa. Imana yakurinze, twarabikurikiranye nubwo tutabashe kugeraho cya gihe, twarabonaga ko byari bigoye, byari bikomeye, ariko Imana ikakurindana nuko kuvunika n'iyo mvune, ukaba ugeze aha, ukaba uri gusoza umwaka ugiye no kujya mu wundi mwaka. Ni ubuntu bw'Imana. Ikindi nashimiraga Abanyarwanda, baracyafite urukundo, baracyafite ubumuntu. Uku kwa 12 iyi ni impano ya 5. Ni impano ya 5 abantu baza hano bakaza kunyifuriza umwaka mushya muhire, Noheli nziza, nuko ibintu nk'ibyo, ariko bakaza bavuga bati ntago twagenda tutagusigiye urwibutso. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Abantu bari gusobanukirwa ko urukundo bataruvuga, urukundo bararutanga. Duha abantu urukundo kandi urukundo kurutanga nta kiguzi. Ineza iragaruka n'inabi ikagaruka. Dukore neza rero bizatugarukira. Twebwe kuri Mubwire TV nta zindi nkuru tugira, nta bindi dukora.
ibyacu ni ugutanga urukundo tubwira abantu ko tubakunda ndetse tukababwira ko tubashimira tukababwira ko ari ingenzi twifuza kubagumana mu buzima bwacu kandi banezerewe n'ibyo twebwe dukora uyu munsi rero twaje gutarama tubwira mama Nike ngo tuje twebwe icyatuzanye narakubwiye ngo mama Nike tuje kukwifuriza umwaka mushya muhire nta bindi bitugenza ndetse dufungura imiryango kugira ngo uzabe umwaka wo guhirwa no kugirirwa neza na Nyagasani mami wacu dukunda byimazeyo kuri iyi saha n'uyu munota dufite ikintu dushaka kukwibwirira warakoze cyane kubw'uruhare rukomeye wagize mu byishimo byacu warakoze cyane reka tuba mbere tukubwire tuti happy new year murakoze bana murakoze kandi bahumugisha buriya muje musanga hari abana baje kunsura mukazana mwuzukuru ngwino nkubwire ngwino akakira ugiye kunyura sheshe ambo she ntagwa wamfashije surura aka nakuzukuru kaje kunsura aka kuzukuru rero kamera kabona aka kuzukuru nturwibutso Imana yanyihereye yansigiye aka kana nakana k'umwana wanjye wapfuye mu minsi yashize umwaka ushize hari n'abandi buzukuru muze hano mwese ubu baje kunsura nanezerewe mbese ngaho muze muhagarare hano abo ni abuzukuru baje kunsura kuri uyu munsi bihuriranye n'uko namwe muje ndanezerewe igihe cy'ukwa 12 abana bajya kwa nyirakuru na sekuru abana bakizihiza iminsi mikuru bari kumwe n'ababyeyi mbese n'ababyara ababyeyi babo nicyo cyarangaga ukwa 12 kandi kikaranga umuco wacu Imana izaduye kurama no kureba abuzukuru bacu abana turabakunda ngamwe mvugiye ngaho nimwe mwigendeye kubera ibyiza wamaye sinogenda ndashimye kubw'urupfu wandinze sinogenda ndashimye kubwo gucika amaguru wandinze sinogenda ndashimye kubwo kutaba ikimugawe sinogenda ndashimye kubw'umuryango mwiza wamaye sinogenda ndashimye kuko wamojeje amarira sinogenda ndashimye kubwo natanze ibyishimo kuri benshi sinogenda ndashimye biri mu ngabire zawe sinogenda ndashimye mugenga ndashimye oya sinabyubahuka kugenda nagushimiye Imana yamaye byose ibyiza wangabiye birandengeye none Mana yanjye n'ubuntu ngiriye oya sinogenda ndashimye oya sinogenda ndashimye
oya 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 sinogenda ndashimye mana wandinze uyu mwaka sinogenda ndashimye mu by'ukuri ntacyo natanze sinogenda ndashimye ukomeje kumpa amahoro yo mu mutima sinogenda ndashimye ukomeje kunyereka yuko unkunda sinogenda ndashimye gifti zawe mana ndazibona sinogenda ndashimye abo naruhuye situresi ni benshi sinogenda ndashimye mugenga ndashimye oya oya sinobyubahuka kugenda nagushimiye Imana yamaye byose ibyiza wangabiye birandenze none mana yanjye n'ubuntu ngiriye ni wowe mugenga wanje Yesu wandindiye ubugingo ndagushimira ni wowe mugenga wanje Yesu wandindiye ubuzima ndagushimira ni wowe mugenga wanje Yesu wandindiye ubuzima ndagushimira hari ukuntu Imana ikuruhura wari ufite ikintu cyakwizingiye mu gatuza cyawe cyagatanaza ariko washyira hejuru ushima Imana uyiririmbira ukumva uranezerewe umva reka mbabwire bana ba uko muri aha n'abadukurikiye barabyumva iki gihe mu kwa 12 nari maze iminsi mike kuko nabazwe mu kwa 10 ku mwaka ushize nkagera kure ari byo nkumva nagiye ariko Imana ni igitangaza kuba ngejeje uyu munsi ngihumeka ndagira ngo mbwira abadukurikiye umva kuba mugihumeka mushima Imana mumenye ko atari ubw'umutima mwiza w'abantu hari ukubera Imana y'urukundo nyirimpuhwe kubw'umuntu ntago twaba turiho shimwe ni rya Kristo Amanike arakoze nukuri Imana yaraturinze nubwo twahuye n'ibirushya nubwo twahuye n'ibigeragezo nubwo twahuye n'intambara nubwo twahuye n'inkuru z'incamugongo kubura abana kubura umuryango kubura inshuti nubwo twahuye n'ibiteye ubwoba ariko Imana yaraturinze kuba turi bazima n'uyu munsi twicaye aho hari abandi bagiye ishimwe ni ry'Imana rero kubaka kanya turirimba hano twishimye duha amashimwe Imana tuvuga tuti Imana warakoze kuturinda hari undi umaze gutambuka aka kanya twicaye ariko byose Imana ibibizi ibiza umugambi w'igihe yaremeye umuntu n'igihe azatahira Imana ishimwe none se mama ni wowe uvuga iki ku bantu bakunda kubwira abantu ibyiza byabo ku munsi wabo wa nyuma batarigeze babibabwira kandi baragize amahirwe kubonana nabo ariko ugasanga ku munsi umuntu yavuye mu buzima twese turatonda umurongo tubyiganira mikrofone ngo tuvuge ku gaciro umuntu yari afite mu buzima bwacu inshuti yanjye va mu buyobe ubimubwira akiri muzima nanarize na wabibonye ntago nyihanagura ko namarira yo gutekereza aho umuntu avuye buriya rero umuntu kumubwira akihumeka kiriho ni byiza agahorana n'uwo mucyo n'urumuri umwubatse ku mutima n'urwo rukundo umuhaye rukamwubaka umutima rukawukomeza ariko yumubwira yatambutse ntacyo bimaze ahubwo niba ukunda umuntu ihutire kubimubwira n'iby'agaciro pe kuko
ahora afite umunezero w'iri jambo wamubwiye, ariko iyo umubwiye yararangiye se umwuka waramushizemo ntacyo bimaze, ahubwo mubwira uti niyo utamutura gutura umuntu bibonwa na bake, bibonwa n'uwishoboye. Ubwo rero niba utanishoboye rwose tera intambwe ubwira umuntu uti warakoze cya gihe nari mu bibazo, umbwira ijambo rimpumuriza. Namwe abadukurikiranye siko mwese mumeze neza uyu munsi, ariko ndababwira ngo muhumure, ibibugarije ibibazo mufite byose mubitura Imana, niyo iruhura abantu, niyo ihosha imvururu ku mitima yacu. Imana yarakoze kubaremera ikintu, igikorwa mubwira abantu, mugasiga ku mitima yabo hakeye, mugasiga imitima yabo inezerewe. Mwarakoze gutekereza neza. Ntabwo ari benshi bagera ku gikorwa muri gukora. Hari ubitekereza ariko Satani kitambika, nuko bikamuviramo kutarangiza inshingano ze yari yatangiye. Iki gikorwa mwatangiye ni cyiza, gusa nababwira ngo mukomereze aha ari byo mutera intambwe, abarushye n'abaremerewe mubaruhure. Buriya guha umuntu iyi mpano mumpaye mukaza tukaganira ari byo umuririmbyi, sinzi aho wari witsimbye mwana wanjye ukaza ukandirimbira, biranejeje ndishimye. Gusa Imana yo mu ijuru ibampera imigisha kandi ikomeze iyi ntambwe mwatangiye, mutere intambwe mugere u Rwanda rwose, emwe mwaguke mugena no mu bindi bihugu, kuko iki gikorwa ni igikorwa kidasanzwe. Ariko uzi guhumuriza, dore buri teka njya mpora mbwira abantu, umuntu wese ufite ikibazo twaganira nkambwira nti oya wineshwa, komera ntabwo ariko bizahora. Twababwiye ko urukundo bararutanga, kandi nk'uko Mama Nick yabivuze, si ngombwa kurindira ko hari ibyo ufite. Gutanga urukundo harimo no gufata umwanya wawe ukagenda ukareba umuntu ukamubwira ngo ndagukunda, ukamubwira ngo ndagushimira. Wa mwanya wafashe untoza ugira ngo nanjye nkure amaboko mu mufuka ngiraho ngera, iyi mpano yanjye ukayikuza ukayimurikira abandi, ndagushimira. Mubimubwire, apana kuzabona ku munsi w'ubuzima cyangwa nawe bwarangiye nawe ukajyana umwenda kuvuga ngo uriya muntu nzamushimira, ntegereje ko bizagenda gutya. Buriya Mama Nick yarakoze, buriya mubona ngeze aha ni Mama Nick wamfashe ukuboko, buriya Mama Nick ni wanzanye muri sinema. Mumwegere mumubwire ngo Mama Nick warakoze. Natwe nimba munamukunda namwe mumwegere mumubwire ngo muramukunda. Ni ukuri mpora mbibabwira, nta kintu kiryoshye nko gukundwa. Njya gushinga karagashuri, hari ibintu byinshi mba mbona, ariko nkavuga ngo ubu nabigeraho gute, nabikora gute kugira ngo bifashe n'undi. Buriya nutekereza icyagufasha, ujye urambura n'amaso utekereze na mugenzi wawe icyamufasha. Rero naje gutekereza nsanga nabonye ikimfasha kiranzamura, nzamuka esikariye ya mbere ngera ku ya kabiri. Ese nkavuga ndicara ndavuga nti ese ni iki cyazamura n'abariya bafite ubushake bwo kwinjira muri sinema bakagera kuri esikariye ya mbere? Icyo kintu naragitekereje, ariko Imana yo mu ijuru rwose ikimperamo imigisha. Abana baraza, benshi bageze mu mafilime atandukanye, babashe kwirwanaho, babashe kwitunga. Umwana aritunza, arigaburira, ariyambika, arariha inzu abamo. Icyo ngicyo kiranezeza, nkavuga nti buriya iyo nari guceceka nkakomeza nkarwana nabyo ku mutima simbikore, nta nubwo nari kumva nezerewe rwose. Aho nicaye aha, nubwo nagize uburwayi, uzingize uburwayi, iyi mvune nagize narwajijwe nandese, nari mfite famiye ndi hafi. Ariko icyakubwira aba bana buri munsi bazaga kwa muganga cyangwa na hano mu rugo, ugasanga barabisikana. Nkahita mbona ukuntu bantu b'Imana gutera imbuto
nziza guhinga imbuto ukayibagarira ukayuhira ntako bisa nahise mbona rero ko imbuto nateye nasanze ntariruhije nk'uko bamwe bajyaga banca intege bakambwira ngo ni umusaraba mba nihaye kwikorera kandi azawushobora, nyamara nabonye nawushoboye. Nese iyo ubona abana bitoje bakagenda bakajya mu yandi mafilime bakerekana impano bakavuga ati ntibishoboka, mwitoreje he? Bababwira ngo bati noneho. Ariko ubu ndashimira Imana ko isigaye ikorera mu bantu bagiye gukinisha amafilime, bakaza bakagera mu rugo rwanjye bakambaza bati twereke rya shuri, twereke ba bana. Nababereka ati ngaho nimwitoze, bakwitoza ati ahubwo ubu ndafata ndeke ese ubu ndabatwara bose ntibiri bushoboke. Ariko ukajya kubona ukabona umuntu atoranyije abana 5 6 aragiye arabakoresheje arabahembye, ubwo si byo kwishimira. Ni ya mirimo myiza, ayo ni amakamba. Manike rero Imana imuha umugisha, urumva ni imirimo myiza kandi neza n'ukuri iragaruka, ineza iragaruka. Twebwe urumva uyu nibyo Kristo aba yatekereje, agatekereza umuntu watabizi akavuga ati akaza akatugendera akatubuza amara mugende murebe Mama Nike. Hari n'abandi bantu benshi ariko sibo tuba twagezeho. Umwuka w'Imana ni uyobora. Rero ijuru riba ryakoretse ko nawe rigutekereza kandi byiza ukora rirabibona. Mama Nike Imana imuha umugisha kandi muhaze uburame. Ababyeyi nk'aba turabakeneye, ababyeyi nk'aba bafasha urubyiruko kugira ngo rwo kwandavura, rwo kujya mu biyobyabwenge, rwo kwishora mu ngeso mbi, ubujura n'ibindi, ahubwo rugakura amaboko mu mufuka. Aho ngaho uvuze unyibukije akantu njya kubitangira naravuze nti ibyo byose hari ukuntu umwana yirirwa wenda akaryama akabyuka agakora imirimo akayirangiza ukabona yabuze ikindi akora, ariko buri munsi baba bari mu myitozo. Niyo bari mu rugo iwabo babitoza, kuko twarababwiye tuti impano urayikirigita. Ubwo ngubwo rero kwa gatandatu sibo barota bigeze bakaza kwitoza bakanezerwa bakaganira, kandi tugira n'ibindi tuganiraho. Ngira n'ibindi nyabaganiriza, cyangwa se Mama Niyori ahari akunda, ariko kenshi akunda kwitanga shenge akaboneka, cyangwa umwana witwa Christian na Kijyambere baritanga na Trezor baritanga bakaboneka. Ikintu cya mbere duheraho tubabwira ko we muhungu wumva wakwishima ukarenga urugero ugashaka umwana w'umukobwa uti turi seseka hariya ukamutera inda, tukamubwira tuti rero fondasiyo y'ubuzima bwawe uzaba uyihagarikiye aho. Numutera inda cya gihe aho kugira ngo ushakashaka wubake fondasiyo y'ubuzima bwawe, utangira kwatakwa na wa mwana. Si nyine ukwataka, ahubwo ni wa mwana. Mpereza amata, mpereze ejo minerivare, ugasanga usigingiye bitari ngombwa, kandi wari kubaka ubuzima bwawe bukagenda neza. Dere twebwe abakuru twakagombye kujya tubwira abana, yewe mwana nyura ku kabotike baracuruza prudence, niba wumva kwifata byakunaniye ambara prudence, igikorwa cyawe ugikore utagize uticiye ubuzima wa mukobwa nawe, kandi ngo we kwica ubuzima bwawe. Ikindi nari natekereje njya gushinga ku gashuri, naravuze nti ibyo byose babana kwa kundi umuhungu yiriwe aho niko yumva afite umwanya uhagije wo kujya muri ibyo, umukobwa nawe akumva umwanya ari uwo kwisiga katiro akajya guhagarara ku muhanda. Ariko ibyo byose hari ukuntu bigenda bigabanyuka. Nyamuneka mbwira n'Abanyarwanda, niba ufite n'ikintu cyahuza urubyiruko gikore, urakorera ejo hazaza h'igihugu. Abanyarwanda uri kubakorera neza. Murakoze. Turagushima Mwami kuko waturinze muri uyu mwaka dusoje. Twahuye na byinshi bibabaza imitima yacu, ariko Mana uraturengera. Turagushima Mwami
kuko waturinze muri uyu mwaka dusoje. Twahuye na byinshi bibabaza umutima wacu, ariko Mana uraturengera. Tugushimiye ibyatubayeho, tukuragije n'ibiri imbere, utwongerera imbaraga muri iyi minsi dusigaje, utwongerera imbaraga muri iyi myaka dusigaje, utwongerera imbaraga muri iyi minsi dusigaje, utwongerera imbaraga muri uru rugendo dusigaje. Chano yanjye yitwa Mukakamanzi Beata. Hanyuma hariho agafilime rwose gashimishije k'icyaro. Twebwe twibanda kenshi mu buzima twanyuzemo kera, ubwo umujyi bwo buhora buhinduka buri munsi, ariko ubw'icyaro kenshi ntibukunda guhinduka cyane. Na agafilime kitwa Ishyari, mu karebe rwose turagapininga baragashyiraho abakunzi ba Mubwire TV. Iyo ni channel ye, mugende mukore subscribe, mukurikire filime ye, nawe mumuteze imbere. Noneho rero ikindi gishimishije nuko abantu bayikina mari b'abanyeshuri banjye, ntabwo ari ahandi nagiye kubavana abakinnyi, oya ni b'abanyeshuri dukora kugira ngo tubashe kwizamura. Ariko bafite n'andi mafilime bavamo bakinamo, baraza bakavuga bati tujye gushyigikira mama wacu. Mama Nick arakoze cyane, turamushyigikira. Iyo filime turayireba, tuzayipiningaho hasi, muzinjiremo muhite mukora subscribe, mumubwire courage kandi mubwire ko mumukunda. Turashimira rero n'abakunzi bacu cyane, namwe mutubwira ko mudukunda, nimudutume ku bantu, tujye kubabwira ko tubakunda, tujye kubashimira, ndetse tubifuriza umwaka mushya muhire. Turahari ku bwanyu, mukore subscribe, mukandikire muri comment, mutubwire icyo mwifuza ko dukora, turahari ku bwanyu. Imana ibahe umugisha.